mufasha uko nshoboye ariko ntago anyumva. wamugiriye n'inama Byose ntacyo ntakoze. none ibi bintu turabyifatamo gute mana yanjye? Ntabwo Captain, ntakoze na kimwe. ko numva ibi bintu bigoye. Ariko uko byagenda kose intego zanjye ngomba kuzazigeraho. none se tukiri aho ngaho, ubu ngubu nta kuntu wasubiza amaso inyuma ukareba kuri sisita wawe? Kwitangira igihugu ho nta kibazo, dukomeze dukore kubera yuko turacyari n'abatoya kandi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Dukomeze dukorere igihugu, ariko nanone ntabwo bishatse kuvuga yuko tugomba kwirengagiza ibitekerezo byacu. siko bimeze? icyo nashaka kukubwira ni iki ngiki, byose urabikora ariko genda ubigabanyamo ibyiciro. urumva? uvuge ngo ku mwanya wa mbere mashyize iki ngiki, ku mwanya wa kabiri mashyize iki ngiki, ikindi cya gatatu. Wasanga utarigeze ufata nka Vanessa, nurangiza uyimubwira uko bikurikirana, ubundi umuhereza igihe, umubwire ati umukobwa mwiza, urabizi ndagukunda, ariko nubwo mukunda ibintu bimeze gutya. Nubwo ngo nakubwiye ikipe icyo ari cyo cyose ndimo kukuganiriza kano kanya, twizeye nk'umuntu dukorana akazi, dufata nk'umuvandimwe, ndabizi kabisa. twitangira igihugu ku buryo bushoboka. Ikintu nerura kukubwira tukakiganiraho cyose niko akizi. Nta kintu na kimwe gishoboka ntamubwiyeho. Uko gahunda zanjye zipanze arabizi, Byose ntakeneye kubyumva. noneho rero dukwiye kumushyira hasi tukamuganiriza tena nanone. ndabizi warabikoze waramuganirije, nanjye ndagenda mushake kubera yuko uko byamera kose uriya nanjye mufata nk'umuvandimwe, ni inshuti nk'uko nawe ari sheri wawe. ikindi rero ushaka kukubwira ni uko tugomba kumuzana tukamuganiriza ibibazo uko bimeze, warangiza nawe ukamubwira icyo uri gutekereza kikuri ku mutima, pana bya bindi byo kubeshya by'iki gihe. ubundi ukamubwira yuko agomba kwihanganira igihe runaka ugiye kumuhereza, ariko utirengagije ibibazo afite mu rugo, nabyo ukajya ugira icyo ubikoraho kubera yuko urabizi ukunze. Uri kubyumva? Hari inshingano zindi ufite ku ruhande, ariko ishyari ry'abagore ntabwo urizi. Ukimara kumugeza mu rugo birahinduka. Ari umushiki wawe ntukimwitayeho nk'uko byagakwiye, ari inshingano z'igihugu ufite ntukizubahirije. Kuri njyewe iyi mishinga mfite ni itatu. Uwa mbere ni ukubahiriza inshingano nasigiwe n'ababyeyi, nkabanza nkita kuri mushiki wanjye. Iya kabiri ni ukwitangira igihugu, byaba bishoboka bidashoboka nzakitangira. Ingingo ya gatatu niyo ya Vanessa, nazumva ko ndi kumubangamira, ndi kumutindira, nawe azabona ko ibyo ndimo ntabwo ari ukumwirengagiza, zamuha urukundo uko bikwiye. Ariko iyi mishinga ni uko ari itatu, uko ishoreranye nta kizayihindura. none